mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe mukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri YouTube channel yacu ya Wizman Official. Noneho uno munsi nabazaniye umuntu ukomeye, umuntu w'inyamibwa, umuntu udasanzwe hano iwacu mu Rwanda. Sinzi ngo ninde, sinzi ngakora iki. Duhurira hano i Gasabo i Masoro. Boy, ubundi ninde ko tukubona imbere kamera zacu, uragenzwa n'iki, waje mu biki, amakuru yawe ubundi? Murakoze cyane kugira ngo abadukurikiye bose ndabashituje muri rusange. Nkaba umuheto ndangamirwa ku rugamba, nkaba rudatetereza, rudateranimarirwa kurusha ku rugamba, nkaba rutetereza umubisha, urugamba rusabikanya makuza, yitwa Gerard Nganzo. Aha, mwamwumvise rero bamwita Gerard Nganzo cyangwa se mwite Jinganzo. Uyu mujene rero murumva ko afite impano idasanzwe, gusa icyo dushaka kumenya Jinganzo. Ubundi nkawe ibintu wabitangiye ute, igitekerezo cyaje ute, igihe ki byaje kugenda utubundi wisange ufite iyi impano idasanzwe gutya? Yes, murakoze. Igitekerezo ahantu cyaturutse, ngira ngo nk'uko bisanzwe abajene benshi usanga ku mbuga nkoranyambaga dushyiraho ibintu bigiye bitandukanye. Hari abapostinga amafoto yabo, hari abapostinga bitewe na buri kintu cyose ushaka gupostinga, ariko njyewe nahisemo ko imbuga nkoranyambaga zanjye nzajya postinga ariko ngashyiraho n'ibintu bishobora kugira abantu akamaro, imyidagaduro bisanzwe mu buzima busanzwe. Rero njyewe ndi umusizi. Uri umusizi usiga bakagira bagira bate? Kwa kundi nawe bizi, ndo kiza nuko bizi neza cyane. Rero muramwumva rero ni umusizi udasanzwe hano iwacu mu Rwanda, dore ko ari umuntu urenze. Muri minsi numvise ngo afite n'igisigo kiri gutrendinga ku bantu bamukurikirana barabizi, namwe mutamukurikirana araza kubabwira ko muraza kubisanga. Icyo nshaka kubaza Jinganzo, nkuko tugusanze hano wigendera nk'umuntu w'umusizi ubizobereyemo, ndashaka ngo utubwire ubundi abantu benshi ko bacika intege, wowe nihe ukura motivation, nihe ukura imbaraga zituma ukomeza udacika intege muri wowe ngo wumve wakomeza ukora ibi bintu? Sirakoze cyane. Mu by'ukuri nakabaye cika intege nibyo, kubera ko ngira ngo n'imbuga nkoranyambaga zanjye ntabwo zikurikiranwa n'abantu benshi cyane, kuko iyo ugiye kurana n'abo followers ufite ntabwo ari benshi cyane. Ariko ikintu kinera imbaraga nuko nabo bakeya mba afite, nibura mba mvuga ko ubutumwa nanga bubageraho, kandi ngaterwa ishema nuko ibintu nanga biba birimo ubutumwa bumeze neza cyane. Rero ikintu gituma nacika intege, niyo baba bake n'ubundi baba bazagura kwa benshi, kandi iyo ibintu byawe bigenda neza nibwo nawe ushobora kubona abantu bagukurikira neza. Muri iyi minsi nari ndi kugenda ndeba kuri social media zawe, naje kubonaho ufite ibisigo birenze n'10. Gusa nabashe kubonamo ibigisigo bita umuntu mu buzima, kugafata, umwana w'imihanda, mbona ufite na amatage. Ni ikihe? Na amatage. Aha, ibi bisigo rero ukuntu wagiye ubikora, bikoranye ubuhanga, ni byiza, byarakunzwe. Gusa ngenda ndashaka umbwire igisigo bita kugafata, wagikoze ushingiye kuki, niyihe mpamvu wagikoze? Mbese unatubwiremo gake twumve ngo abantu babashe kumva impano yawe, babashe gukunda ibintu bawe abatabizi. Tunyuremo gake muri icyo gisigo unadusigireho twumve. Yego, igisigo bita kugafata nk'uko bisanzwe, ngira ngo nta muntu w'urubyiruko muri iki gihe cyangwa se ari abakuru n'abato bose barabizi. Hari ijambo abajene bakunda gukoresha bita kugafata, cyangwa se ariko baba bashaka kuganisha ku buryo bwo kuvuga bati gutera imbere. Ni ugutera imbere. Ubwo muri make kugafata ni ugutera imbere. Ni ugutera imbere. Abajene ndumva mwahora duhindura imvugo kabisa. So rero kiriya gisigo nagikoze ni muri esase, kubera ko urubyiruko twese muri rusange twifuza gutera imbere, ariko bikaba ari ibintu biba bigoye cyane. Aha, noneho ikintu nagusaba Jinganzo, hano wageze ni ku muyoboro mugari ukurikirwa n'abantu benshi, ndabizi neza abantu benshi. Wizman Official ni channel izwi, ni channel muzi, ni channel mukunda. Nanjye Badman Wizman Muranzi, umuntu nafashije nashyize kuri channel yanjye nagabura gukurikirwa. Abafana banjye ndashaka kubashimisha uno munsi, babwiremo gake nyine basigire gake kuri icyo gisigo kugafata. Sirakoze cyane. Igisigo bita kugafata kiravuga kiti:
si bizagusaba kubyuka ngo ubyukane igitego cyo mu nzozi, uzihiringa uzarara amajoro, uzarira ku mabaraza y'abakire, wemere wubaho uruta umwana washyigishwa, ukoresha gutya ariko uzagafata. Rekana n'umuvuduko w'ubwonko buragushuka, buti mbehe Gerard mwamba utamitse, utabona ibibwira ngo uzagafata, buti ibyo ni ubusanya busa birasanzwe, buri wese niko ababizi, tukarinda dusaza tutabizi, tukavunika no mu busaza kandi twagasazishijwe n'ibyo twakoze. Dore indaganya amanywa nijoro, amafaranga nafashe menshi ni mu nzozi, umutinda rutarya none ndote business zambye kandi nazo nashoyemo. Uru ni urugamba muzindi, uru ni urugamba rugusaza ukisanga byanze ugashoka imyotsi mukunde wibagiza agahinda. Gerard imyotsi irizangirira mu yani ngira agahinda nka turi imivugo n'ibisigo nicariye mu bisiza by'Inyagatare hari izuba binikije karende nzo mvuge ni humura uzagafata. Njye nicyo ntagukundiye mani Ganzo, boro zawe zose iyo umuntu azumvise yumva harimo nk'ibintu by'ubutumwa, yumva ari ibintu nyine bifatika bitandukanye n'izi zaba bajama bo hanze yo bavuga utamenya ubwoko. Ngero ntaza ndirimbo zaba abantu bagiye uzumva bagira ubutumwa nuko cyane ko zikundwa cyane kandi buri wese baragira ubutumwa ashobora gutanga. Hari izo wumva nawe ukumva harimo ubutumwa ariko ukumva ntibugenewe buri umwe wese, ariko icyiza cy'ibyawe numva bigenewe buri umwe wese, yaba umukuru yaba umuto, buri wese nyine akwiriye kuba yanabyumva agakuramo n'inyigisho. Ariko wowe ngaho kugira ngo ibibazo byawe ubiture imyotsi, ubitura ibisigo n'iki n'imivugo nk'uko byiyumvise. None se ko numva urenze abantu nyine tujya twumva, ufite inganzo ikubiye, ufite voko nziza utandukanye na bara tujya twumva nyine bakuru banyu tuterewe tuvuga mu mazina, ubundi wowe ubona bipfira kugira ngo ntugaragare neza? Ahantu bipfira ni ikibazo cy'igihe, ngira ngo abakunzi banjye barabinyereka ko turi kumwe kandi bakanera courage. Yego mfite abantu bakeya, ngira ngo umuntu wese umbonye naravuga ni niba umbonye kuri YouTube kora subscribe, niba umbonye kuri Instagram followinga, ndetse na TikTok ushobora gufollowinga, hose n'umundi mba nitwa Gerard Nganzo. Nganzo, mu bisigo wakoze harimo igisigo mbese numvise ubwanjye gituma nasubira mu ntuza mu bintu bya relationship, wise ngo ni umuntu mu buzima. Kiriya gisigo naracyumvise numva cyansubiza muri relationship kandi ibyo bintu nari narabivuyemo. Ahubwo ngendagira ngo umbwire kiriya gisigo cyo wagendeye kuki? Shimye ko kiriya wagendeye ku bantu bubo bara abana ubona nyine gutya bidasanzwe. Kiriya gisigo cyo umuntu mu buzima wagendeye kuki kandi byo nshaka kumenya. Kiriya gisigo umuntu mu buzima rero nkuko nabivuze harimo ubuzima bw'umuntu uko butangira guhera avuka kugeza, ariko cyane cyane nibanze ku rubyiruko kubera ko akenshi na kenshi usanga urubyiruko ni twe mbaraga z'igihugu kandi ni natwe ejo hazaza hubakiyeho. So rero kiriya nagikoze kuriya ari byo ngendeyeho, kirahereza ubutumwa urubyiruko rugenzi rwanjye muri rusange. Na kiriya gisigo nanjye naracyumvise numva ni neza, gifite attention, gikurura emotion z'abantu. Gusa njye nshaka ngo umenye ubundi wamanzuka ukawumvisamo abantu gakeya ku buryo nabo babyumva bakumva bakavuga ati kiriya gisigo ukuntu cyankomye, hari nabo gishobora gukoma bagasubira he bakajya kubireba. Umuntu mu buzima bro. Henga akakanya nicare fata ikaramu nandike mvuga urwo mbonye mba mbaruganje abantu nkamwe murandusha kwishi rwose ndabangusite ngufashe rwose wambona umusore wanjye hinduka, ibyo byose ni ubusa. Iyi si rwose nta muhwera kuri byo twawe itanzitse, tegera amaboko utahaye utaye abandi uhita iwanyu, uratinye iwanyu ngo waratinze icyo utasubira warahafutse. Areka ngo baze kandi usubize gute wavutse uruhanyije nyuka gutwita susumira nyuma kubyara jugumira ngaho mubindi ari buri kanya gakomye kose ari kwa muganga ati hato rwose ikibondo cyanyu kitavaho kizana n'utubondo. Inkingo zose ari ku murongo, urakuze kandi agutangiza ishuri gutakazamo byishingo wige neza, ugezeyo kandi ubwo nagahinda uhuye na genge ngo nabarara batrari tabi natabaza bataha buri munsi bazira gutumura uti mbisunge mbaroga data baterega muje na kana agatwiko nta gatabi nta murongo nta gutuza ngo urengere hatutaduhindukana n'idage fata bakotse ubutumura ufata iki cyuma witemo kabiri gatatu batakayemo ubundi cyana witehe icyo watinye cyitemo animateri navuga mute ahuzo nakome naguma kandi kugigira mutema ifari bimenye nuna atabana wicuze urabutashe n'intwari baragushuka. Urankomye ahangaha bro, none se Nganzo njye mbwira urumva nkuko ubivuze nyine hari abajene bamwe bari abanyeshuri bakagera ku ishuri bakishinga ibigare, bamwe bakajya mu matabi mu nzoga mu bice bigiye bitandukanye. Ubundi iki gisigo ujya kugikora hari umuntu wagushutse cyangwa byagenze ute? Nta muntu wigeze ashuka kubera ko
ariko nk'uko bisanzwe inzoga si iz'abato kandi n'itabi ntabwo ari iry'abato ariko mu buzima busanzwe ntabwo itabi ari ribi ariko rigira abo rigenewe siko bimeze. Rero ntabwo waba ari byiza mu rubyiruko cyane ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ngo nirwo mbigarukaho cyane ahubwo imyitwarire igenga umuntu ahangaha ni uko iba igomba kugenda neza cyane. Urumva impamvu mba nkubajije hari aho wagiye uvuga ngo agatabi bagafege batumura ngo ibyuma bitamo ngo animateri ngo bagira ute animateri ngo bagira gute burya ni nk'uko wabyumvise ngira ngo animateri urumva mbese ahantu wagenderaga ni urubyiruko bafite imyitwarire itari myiza abanyeshuri bishinga bakajya mu bigare mbese nicyo wagendeho wowe ubundi. Ikintu nagendeyeho ni uko ibyo mvuga bigaragara kandi bijya bibaho kuri bamwe na bamwe. Yego. Gusa icyakabaye cyiza ni uko atari imyitwarire igenga abantu cyane nk'urubyiruko imbaraga z'ejo hazaza ntabwo biba bikwiriye ko bishobora kubaho. Niyo mpamvu ibintu dukora biba birimo ubutumwa kandi bikaba bigamije no kwigisha abantu. Ndatekereza ko ari nayo ntego yabyo. Yewe ndumva ari neza kabisa. None se ubundi mu buzima busanzwe Nganzo hano yo twazanye umutumirwa dukunda kumubaza ibintu bigiye bitandukanye yaba ibijyanye n'ibyo akora yaba n'ibindi byo mu buzima busanzwe. Ubundi mu buzima busanzwe ni iki ukunda muri showbiz cyangwa se muri entertainment? Muri entertainment nkunda ibintu by'impande zose. Nkunda ari umuziki ndawukunda, indirimbo zigiye zitandukanye ari za kera n'iz'ubu ndazikunda. Ngakunda cyane cyane indirimbo gakondo. Mu buzima busanzwe nanone mu myidagaduro nkunda kubyina, nkunda umupira. Yes. Unumva ufite impano nyinshi ahubwo mwana. Ubu ngubu mu kubyina byawe mu kubyina gakondo uri mubi cyane. Kuba mbikunda ntabwo bivuze yuko mbikora. Ariko nyine byabaye ngombwa wanagerageza ukabyina ntabwo ibintu biba bishoboka ariko ubyina uko ushoboye ariko cyane cyane nekereza ko impano yanjye ishingiye ku bisigo ndetse rimwe na rimwe nkunda no gusetsa ariko usibye ko ntabwo ari ibintu ninjiyemo cyane ariko impano yanjye nyirizina ishingiye ku bisigo. Ndabyumva most of time umuntu afite ikintu akunda aba afite n'umuntu utuma agikunda. Ubundi mu ndirimbo za kara hanyuze tubwiye ukunda umuntu utuma uzikunda cyane cyangwa se umuhanzi urimo muri wo ukunda ni uwuhe indirimbo ze ukunda nk'ebyiri nizihe? Yes, mu ndirimbo za kara hanyuze abahanzi benshi ntabwo mba mbazi ariko hari indirimbo nyinshi nkunda za nkumbuye kagapfusi nkumbuye umwana twareranywe umutesi n'izindi nyinshi cyane ni nyinshi zigiye ziriho kandi zimeze neza. Ngira ngo abanzi bakera babizi ko bateguraga indirimbo kandi ziteguranye ubwenge zimeze neza cyane. Izo zose ngenda zikunda izo zose. Ndazikunda zose. None se ubundi watubwiye ngo ujya gutangira inuza urugendo rwawe rw'ibisigo rwo guhanga kuba umusizi gukora imivugo ni ibintu nyine watekerejeho ubona niyo nzira wanyuzamo ubutumwa bwawe ngo ukosore abantu. Ubundi ninde muntu ugenderaho ninde muntu kubera icyitegererezo hano mu Rwanda cyangwa sanze y'u Rwanda mu rugendo rwawe rw'ibisigo cyangwa se mu ntangiro zawe z'ibisigo? Yes, abasizi barahari benshi cyane ngira ngo kandi murabazi aba bose rero nge nta musizi numwe nagaya abasizi bose mbafata nk'abarura umudo banjye apfa kubasiga kandi akabasiga ibintu byumvikana kandi birimo n'ubutumwa bose abarura umudo banjye ariko by'umwihariko umusizi Junior Magabura nawe ndamufana cyane navuga ko ari umudo wanjye. Ase ikintu nibaza Nganzo kubera iki abantu benshi bakora inganzo y'ubusizi kubera iki bakunda kuba bafana Junior Maga? Yes, Junior Maga ni umwe mu basizi bamaze kugira ahantu hamwe bazamura ibintu by'ubusizi bazamura inganzo bakayikura ku ruhande rumwe bakayigeza ku rundi bitandukanye no mu myaka yashize ariko ubu wabonye ko ari umwe mu bantu benshi bakunze by'umwihariko urubyiruko. Ubundi wasangaga ibintu by'ubusizi akenshi na kenshi twarabihariye abasaza abantu bakavuga bati abantu babasizi akenshi na kenshi bakunda kuba ari abasaza ariko ubu wabonye ko urubyiruko muri rusange rusigaye rukunda ubusizi kandi ari abakuru abana urabona ko bose bakunze ubusizi. Niyo mpamvu tumukunda cyane kubera ko urubyiruko ruramukunda muri rusange afite ahantu yakuye ubusizi abukura ahantu hamwe abugeza ahandi. Urakoze cyane. Ibibazo byanjye rero biba ari byinshi cyane uze kutwihanganira n'ubundi nawe uri umuntu w'umujene urabizi tuba dushaka tubwira abafana imvano aho ugeze icyo aho ushaka kugera naho wavuye. Dushaka ngo tumenye Nganzo ni muntu ki ni ibiki yizeho ubundi mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ikintu niyizeho gitandukanye n'abandi. Ndabizi neza hari ikintu utari buze kumbesha nawe ukize kuko abantu benshi mba numva bakivuga ko bakikuzeho nakikubonaho. Mu buzima busanzwe nkunda kwiruka. Kwiruka bimwe by'aba bandi se baba bafite ntabwo ndi umwatlete ariko nkunda kwiruka mu buzima busanzwe niyo ndi kugenda gake ubona ndimo kwirukanka cyane. Muri make afite intambwe iteye ubwoba kandi ubwo bijyana no kuba shapu kandi ibintu byose nkoze ngagerageza kwikorana imbaraga cyane kandi nkagira n'umuhate ku rwego rwo hejuru iyo niyemeje ikintu byanga bikunda ntuza ari uko kigezweho.
ya icyo ni icya mbere. Icya kabiri nkunda guceceka cyane ku buryo umuntu wese ushobora kumbona ashobora kuvuga ati uyu muvandimwe ubanza atajya navuga, ariko nkunda gutekereza kurusha kuvuga. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ikihe? Nshaka umbwire ibintu nka bitatu niba binashoboka unarenzeho. Icya gatatu ni uko bavuga yuko asa nka papa cyane. Nicyo nari nshaka kumva bro, nicyo nashakaga kumva. Maze iminsi mbona ibinuza amakuru agiye atandukanye bavuga ati ngo umusizi ngo bita Jinganzo ngo asa na papa cyangwe ngo ni murumuna we, ubundi mupfana iki, muziranye he, umuzihe ni mani, ubona ari he mpamvu avuga ko muzi? Papa cyangwe ni umwe mu banzi fana cyane, ubanza ari kumufana cyane, icyo cyatumye dusa, ariko nta yindi sano navuga ko irimo, ariko indirimbo ze nazo ndazikunda cyane. Icyo ni icya gatatu. None se ko numva nabyemeye ngiye kuba nta kintu wamfana, kuko iyo nkubonye mba mbona ari papa cyangwe, nabona papa cyangwe nkabona ari wowe, urumva ni ibintu birimo gushishurwa hatari. Urumva naba ngiye kwita umuvandimwe kandi ugasanga ariko nako ntawamenya bura wasanga mu kiganiro cy'ubutanza bisobanura neza. Ubwo abantu bagukurikirana, abantu bari kugukurikirana kuri YouTube channel ya Wiseman Official, abantu bari kubone ahandi hari abantu bagenda bakatutuntu badupostinga, ubabwiye ahangaha bakuye mu gushishwa, babwiye ko nta kintu ufana na papa cyangwe uretse kuba umufana gusa. Uretse ko kibaye kinahari nta kosa ryaba ririmo, ko abanyarwanda burya turi umuryango umwe. Twese dukomoka kuri Gihanga. Noneho hari ikintu ngiye kugusaba Nganzo, kandi unyihanganire, nagumye nkubwira ngo tubwire ku bisigo byawe kenshi cyane, kuko n'ubundi nibyo biba byakuzanye. Hari amakuru ndi kumva bavuga ko hari igisigo ngo wakoze ngo muri iyi minsi ndi kubona kimaze iminsi 2, ariko kikaba gifite views zitangaje mu bantu mwakoze ibisigo byo kwibuka. Igitekerezo cyavuye he gukora kiriya gisigo Imuri Rwanda? Imuri Rwanda bijyanye n'igihe turimo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Byanga bikunda nk'urubyiruko, kugira ngo turusheho gusobanukirwa amateka. Niba amateka yasobanukiwe, ugerageza kuyasangiza abandi binyuze kuri social media, kugira ngo abantu bose babimenye, ndetse no mu gihe kizaza tuzaba ari twebwe tuzabibwira n'abandi bose bazagenda badukomokaho, kugira ngo ayo mateka nazazime. Niyo mpamvu nahisemo gukora igisigo cyitwa Imuri Rwanda. Gusa aka kanya umuntu akubwiye wagira akantu duteraho ku buryo umuntu wabyumva yavuga ati mu kanya ndajya kukireba ndebe uko kimeze, cyangwa se umuntu uri kutubona aka kanya kuba yajya kukireba kuri YouTube channel yiwawe, watubwiraho akantu gatoya kuri icyo gisigo tukubona? Birashoboka. Nitwa Gerard Nganzo ku mbuga nkoranyambaga zose, kugira ngo umuntu abaye gishaka cyitwa Imuri Rwanda wajya ukakireba. Kirimo amateka ya jenoside, by'umwihariko nk'uko muri iyi minsi twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Urakoze cyane. Kuba njye nakibonye nkanacyumva, njye numvise atari bitewe n'imyaka yawe. Ubundi wambwiramo gakeya nkemeza neza ko ari wowe. Mbwiramo gakeya nemeze neza ko ari wowe. Unambwire uko ahantu kuri ari amagambo, kandi mbona uri umwana muto cyane. Kiragira kiti: Rwanda rwiza, Rwanda rwacu, warababaye ni mu gihe kandi warababajwe, ibi birenze n'uwayo barabura hayihera, ikiniga kikaba cyose kubera jenoside yakorewe abatutsi. Umubisha yaje kera zameze nk'umugisha, yerekana none ahisha hazaza, ahindura amoko ajugunya yawe Rwanda, abawe Rwanda baratatana, mbega gahinda. Wasenyuriwe ibitaramo by'iwacu Rwanda, urumuri rwawe ruzima bareba, umwijima utaha mu mitima y'abeshi, ndetse utishwe yirukanwa mu rwatubyaye, ariko Imuri Rwanda buraganje. Yego, warumbajije uti amagambo nyakurahe? Mu by'ukuri amateka twiga ahantu henshi hatandukanye. Ndabyumva. Amateka abantu babashije kujya mu ishuri, utangira primaire mwiga amateka ya jenoside, ukajya secondaire mwiga amateka, ndetse ndakeka ahantu hose tunyura twiga amateka. Muri societe batwigisha amateka. Ngiye kuvuga yuko ntazi amateka ya jenoside yakorewe abatutsi naba mbeshye, ariko mu by'ukuri amateka turayiga mu buryo bwose bushoboka. Niyo mpamvu rero kandi tuyiga kugira ngo natwe tuyageze ku bandi, bityo tugende dusobanukirwa n'igihugu tuvukamo. Urakoze cyane Nganzo. Tugana ku musozo rero, ndagusaba kuba wagira inama nk'urubyiruko, arabo mungana, abakuruta, aburuta, abakizamuka, mbese ukanababwira buryo ki Inganzo yawe imeze, niba ubabashishikariza kujyamo, wabacinege, ubundi wowe ni ihe nama wabagira abantu bakizamuka? Inama nabagira, ngira ngo njya gufata uyu mwanzuro nuko nabonye ko urubyiruko rwinshi muri iyi minsi turapostinga cyane amafoto, amavideo y'abandi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko njye nahisemo gukora ibi ngibi mu rwego rwo kujya mbipostinga, kugira ngo postinge amafoto yanjye gusa, reka postinge ibintu birimo n'ubutumwa. Yes, hanyuma nimara gupostinga ibintu birimo ubutumwa, bikurikiranwe bibyara ubutumwa, kandi nanjye nishime kandi nagize n'uruhare mu rubyiruko muri rusange mu gutuma twubaka ejo hazaza heza. Urebye ukuntu wahereye kuri ku musubscribers umwe ari wowe, umuviewers umwe ari wowe, wa kabiri bagenzi bawe, inshuti zawe, none aka kanya ukawupostinga
video ikaba igira bari aba viewers bose. Ubundi wiyumva ute kuba ufite bari aba subscribers bose bagukurikira kuri YouTube channel, bari aba followers bose kuri channel ya kuri TikTok account yawe Jinganzo? Ubundi wiyumva ute nyine muri make tubwira ukuntu wiyumva? Bintera imbaraga cyane kandi bikanera courage bitewe nuko baba bakwereka ko bakugaragariza yuko ibintu byawe ari byiza, nibura babe bakeya, babe 5 babe 10, ariko nibura ubona ko hari abantu bashobora kubira kandi bakabikunda, ndetse ari nako shimira n'abantu bose bama courage ku ruhande bambwira bati ibintu byawe ni sawa, uzabikomeze kandi biri mu butumwa bwiza kandi bwubaka. Rero bintera imbaraga bikanera courage, bikama umuhate wo kudacika intege. Urakoze cyane Nganzo. Noneho ikintu ngiye ngusaba ngiye kukubaza nyine umbwire nk'umuntu w'umujene, niki wabwira umuntu ugukompeyaringa na Rumaga? Umuntu nkopeyaringa na Rumaga ntabwo nzi ukuntu yaba abyumva, ariko haba hakiri kare cyane ugiye kunkopeyaringa na Rumaga, haba hakiri kare cyane. Gusa ni umusizi w'umuhanga cyane, ariko ari hejuru y'abantu bamwe na bamwe, nanjye ndimo. Nawe ndabyumva, ntago niwavuga ngo haba hakiri kare cyane, kuko nabo bajya gutangira nayo izibika zose zari ikizari amagi. Nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Niba woroheye ku subscribers umwe ukaba ufite bariya, waratangira urebwa n'umuntu umwe ukavugira ziriya views zose kugeza nubwo ukora igisigo akaba aricyo kigira views nyinshi mu Rwanda kuri content mwese mwakozeho. Urumva ni ibintu bigiye bitangaje, cyangwa se bikurika ko ejo hazaza ashobora kuba heza hakazahinduka. Yego, kunkopeyaringa na Rumaga kandi nanone baba bafite ishingiro ko nawe yahereye ku subscribers umwe, ariko nago akanya byaba ari kare cyane. Yego ndamufana, ariko nago wavuga ngo nkopeyarinze nawe, kuko nago ari ku rwego, iyo umuntu yageze ku rwego abantu benshi twigiraho ari ku rwego rwo hejuru. Nganzo, urabona rero amasaha aradutwaye. Ikintu nifuza ni uko wagira icyo ubwira abantu bagukurikirana, wagira icyo usaba abafana bawe, wagira icyo usaba abantu bagiye kukubona hano kuri channel yacu ya Wiseman Official TV, abari kubona ahandi hagiye hatandukanye, ni iki wabasaba mu mwanya nk'uyu? Ikintu nabasaba, ngira ngo icyambere ngenda bashimira, kubera ko muri iyi minsi urabona ko bankurikirana kandi bakabikora bashyizeho umwete. So rero ngenda bashimira cyane bikuye ku mutima, ari nako mbashishikariza gukora subscribe kuri channel yanjye, nitwa Gerard Nganzo cyangwa se Gerard Nganzo cyangwa se Gerard, yose nta mazina yanjye bivugitse kimwe. Ku mbuga nkoranyambaga zose TikTok, Instagram ni Gerard Nganzo. Mbasaba no gusharinga kugira ngo niba babikunze kuko bigera no kuri bagenzi babo, bityo turusheho kuzamura injyana gakondo nyarwanda. Wakoze cyane wowe duteze amatwi, nge murabizi nk'ibisanzwe ni Wiseman Official from the bush. Murakoze namwe.